ko Imana iremera ikakurindira mu kibazo bitewe nuko ufiteho umugambi ukomeye. Kabone nuko ikibazo kigeramo kuri wowe ukumva ko Imana yakwibagiwe. Oya, Imana ntabwo ikwibagirwa, ahubwo nzi neza iyo utinze mu kibazo nibwo burame bwawe. Amen. Amen. Mu burame bwawe Imana ikurinira muri icyo kibazo, kubera mbere y'ikibazo, hakurya y'ikibazo hari umunezero, hakurya yo kurira hari uguseka, hakurya yo kubabara hari ukwishima. Niyo mpamvu Imana yemera ikibazo urimo ikakikurindiramo. Kandi naje kumenya neza ko ikibazo cyose urimo Imana iguha ikibazo ushobora kwihanganira. Ntabwo Imana yaguha ikibazo utashobora kwihanganira. Arangije aravuga ngo mwebwe muhagarare kubera intambara muri kurwana. Izo ntambara zizanyu, kabone nubwo bikomeye ariko ntaco bizagutwara. Weho wihagararire gusa urebe. Muri Zaburi aratubwiye ngo nakumenya ukiri urusoro, nakumenya abanzi bawe batarakumenya, nakumenya abakwanga batarakumenya, nakumenya abaguriganya mu kazi batarakumenya. Turagushimye Imana ishobora byose, weho wabanye natwe dutangira ukabana natwe mu ijambo. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ngaho nyemerera turasoje, ariko weho ugumye kubana natwe, komeza ubane. Yes, turabasoje cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Imana ikomeze kubahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Mutimana Jean Claude. Ndabararikira gukurikira ibiganiro kuri Mutimana Official. Ariko reka manze mvuga kakana. Abantu batakoze subscribe kuri Mutimana Official, abantu batasharingaga ibiganiro, abantu batarebaga ngo ibiganiro bakirangiza, abantu mutatwandikiraga muri comment, kandi nimero zihari rwose murahemukaga. Nukuri kw'Imana, kandi nukuri Imana yiteguye kuza kugira neza buri muntu wese ukurikiraga Mutimana Official. Ukonsa byonyine nukuri kw'Imana. Rebe nawe witegereze isura yanjye, nurangiza uhita ukora subscribe, share na comment. Ikindi kurikirana abatubirwa bose dufite, kubera ko hari icyo Imana yongeye guhisha muri twebwe, kandi iki kintu tuje kukibahishurira. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu, tubyibagirwe ubikora n'umutima mwiza. Haleluya, haleluya, amen. Nanjye banze kubasuhuza mwese mudukurikiye, abari hirya no hino, turabashuje mu izina rya Yesu, amen. Amazina ni yayandi, ni Dukuzumuremyi Jean Bosco, ku izina ry'umwana ni Papa Prince. Ndabakunda cyane, Imana ibaha umugisha. Yego, Dukuzimana Jean Bosco Papa Prince niwe turi kumwe muri iki kiganiro. Amen. Wiyumvite uko mazina yawe hiyongeyeho irya Papa? Njumva cyane nkanezerwa kuko Imana, ubwo Imana yarankujije yongeraho izina rindi ryo kwitwa Papa w'umwana. Ni iby'igiciro gikomeye cyane, kuko hari benshi babiharanira bikabura, ariko Uwiteka yangiriye ubuntu aza kumpa umwana. Mbanezerewe cyane. Yego, reka tugusabe banze dusengere ubwanyu Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Amen. Kadusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Turagushimye nanone muri iki gitondo ko wabanye natwe, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turagushimye weho wongeye kuduteza intambwe ukatugeza kuri iyi cano, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimye kari wowe warengeye ubugingo bwacu, turagushimye kari wowe warengeye abadukurikiye, abari hirya no hino, warabarinze urabarengera. Abari barwaye ntiwemeye ko uburwayi bubahitana, Uwiteka Nyiringabo. Abari mu bibazo byinshi bitandukanye warabarinze, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe niryamamare. Ngaho twemerere Uwiteka Mana ishobora byose, muri iki gitondo turaguhamagaye ngo rekubane natwe, reka utwambike imbaraga, ubutware bwawe n'ubuntu bwawe bugaragarire muri twe, ibitangaza byawe bikoreke muri iki gitondo. Ineza yawe itarondoreka ibane natwe, ineza yawe ndetse n'urukundo rwawe bibane n'umuntu wese udukurikiye. Uwiteka Mana ishobora byose, haba bari muri iki gihugu n'abari hanze yaco, turabasengeye, reka ubaha umugisha. Abari mu bibazo bitandukanye, reka ukuboko kwawe kubagereho. Uwiteka Mana ishobora byose, muri iki gitondo reka wururuke, umanuka uje gukora, ubane natwe, unyemerere utangirane natwe, kandi uze gusozanya natwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yego, hari abantu twibagiye gusuhuza muri rwa rurimi. Reka usuhuze abantu bari muri Uganda. Kansuhuze abantu bari mu gihugu cyo mu Buganda. Mwasuze muti abanafe, abari mu Kampala, bari mu Saidi Zona, Ebitundu bya Kampala, za Mpererwe, Kamwocha, Mwena tubaniriza ku Concorde TV show.
katonda bawo mukisa mwebale nnyo mwebalire ddala amina amen. Amen. Nose ubwo icyo ni ikiganda uvuze cyangwa harimo n'ikinyankore? ni uruganda nagize ngo webare abari intuza abari iki cya hano are webare bararukoresha cyane abakiga ariko webare ntabwo rihinduka ari abakiga ari abanyankore ari abaganda ni gute babikoresha webare munonga amina nasanyuka kukura nafe dusanyu sokulawa ubwo nabavuze ngiki ngo nishimiye kubabona ese uravuze ngo kwagara nnyo nkwagala nnyo abakubwiye ngo ndagukunda cyane nkwagala nnyo ubwo ushaka kuvuga ngo Yesu ndagukunda cyane navuga ngo iki nkwagala nnyo Yesu uba njagala nnyo Yesu yego amen. Bosco, amakuru mu buzima busanzwe umeze ute? Umuryango, umurimo w'Imana bimeze biti? Amakuru ni meza, urebye nta kibazo, Imana iraturinze, turindanye n'umuryango. Nubwo akenshi uburwayi buboneka mu miryango ariko Imana irahagarara kuko hari ijambo yigeze kuvuga iravuga ngo nzagendana namwe ahataringaniye mpagire nte haringanize, yuko yari izi neza ko hari ibintu bibaho bitaringaniye ariko ikemera yuko izabana natwe aho hantu hataringaniye ikagire te ikaharinganyuza tukahanyura twemye. Rero muri make turaho, ndanezerewe, umurimo w'Imana ugenda neza, mbese ndanezerewe cyane kandi mba nishimye cyane iyo nicaye hano mbere ya kamera. Ibi bintu Imana yarabimbwiraga nkabona nta nzira ariko nzi neza ko nahatari inzira ari mu kwayo, mba nezerewe cyane. Ahubwo si ibiganiro twakoze nta bantu baguhamagaye bakubwira bati ibiganiro twakoze hari abantu bampamagaye, abenshi bampa n'ibyifuzo byo gusengera. Yego. Ndasuhuza nikuze mu Gakenke, yego, ndasuhuza n'abari Rubavu, hari umudamu uriyo dukurikira cyane, yaravuze ngo aradukunda cyane, ibiganiro byose binyura hano kuri Concorde TV arabikurikira. Rero ndabasuhuje n'abandi mwese mudukurikira, ndabasuhuje kandi Imana ibaha umugisha. Yego, amen. Uvuga iki ku bantu bavuga ngo abantu ngo babaje ngo kuri YouTube, ngo babaje gushaka indamu, ngo babaje kugira ute, abo bantu bababwira iki? Hari abantu benshi bazi ko uyu muntu wese uje kuri YouTube abaje gushaka indamu z'amafaranga, ariko ndababwira ngo ntari ko bimeze. Ubu ni ubwami bw'Imana, ukuntu gukora kw'Imana kugira ngo muri iyi minsi hari insengero nyinshi ziba zihagaze, ariko nk'umuntu iyo yicaye iwe mu rugo hari akareba nk'ijambo ry'Imana ari kuri YouTube, hari benshi bafashwa n'ijambo ry'Imana, yaba yarageze mu kwiheba akumva agaruwemo imbaraga, yaba ari mu kibazo gikomeye akumva hari abantu bari gushima Imana yagiriye neza. Ndumva ko abantu bose baja ku TV nangwa banyura kuri YouTube atari kuvuga ngo baba bagiye gushaka hindamu, oya ntago ari ko bimeze, ahubwo ni ukwamamaza ubwami bw'Imana kugira ngo umurimo w'Imana ute kwibagirana, kuko Bibiliya iravuze ngo mugende mwamamaze ijambo ry'Imana i Buyuda n'ahandi hose ku mpera z'isi yose. Rero ndumva ko kunyura kuri YouTube atari gushaka indamu, ahubwo ari ukwamamaza umurimo w'Imana. Yego, hari abaza ibyo bibazanye ariko twebwe ntabwo ari byo, ntibikuyeho ko ari abaje kuri YouTube bakurikiye indamu bakoresha uyu murimo uko bitagakwiriye, ariko twebwe ndagira ngo abantu badukurikiye bakurikiriye icanu siko bimeze. Twe ni ukwamamaza ubwami bw'Imana, gusengera abantu bakiri mu bibazo, abantu batari bakira Yesu n'umukiza, tubabwira ko imbaraga z'Imana ziriho kandi Imana yakoraga kera na n'ubu igikora. Ntago ariko bimeze, kabone nuko waba warahuye n'abagukomerekeje bonone uyu murimo, wumve ko abanyura kuri YouTube bose atari ko bimeze. Yego, nkuko mu nzego runaka cyangwa se mu byiciro bitandukanye ahantu hose haba amabeza ndetse n'ababi, niko bimeze. ntago babura beza n'ababi bo baba bahari. Isi niko imeze kabisa, isi niko yubakitse. Yego, nkurikije rero ijambo nakumvanye, rugango nze kuguha umwanya muremure pe. Amen. Utubwire ijambo ry'Imana wisanzuye. Iri jambo rirahumuriza. Nicyo cyiza cy'amateka. Uvuga ngo niyo ngo utaza amateka agira ate, sinibuka uko babivuga. Utaza amateka yica amategeko. Yego. Nuvuga ngo iyo umuntu asomye akibuka ubuzima Bisirayeli barimo bari mu rugendo bava muri Egiputa bajya i Kanani, uraza ukabusanisha n'ubuzima natwe tuba turimo, bya bibazo duhura nabyo, umuntu akabura icyo kurya, umuntu akabura icyo kwambara gutyo. Noneho ugahita uvuga ngo
yatabaye abisirayeli nanjye yantabara. waza ugatanga ubuhamya ukavuga ukuntu wanywaga ibiyobyabwenge bigeze naho ujya ubyitera mu rushinge, ariko Imana ikagutabara ikabigukuraho. Ubwo buhamya bwawe bituma hari undi ubirimo akavuga ati iyakijije Bosco nanjye yandokora nkabivamo cyane. Ejo hari ahantu narindi nkubitana n'umuntu, uwo muntu ndagira ngo twarasangiraga mbere, ariko natangajwe no kumbwira, arambwira ngo uzi ko muri iyi minsi nakubonye kuri YouTube uvuga ijambo ry'Imana, ese byagenze bite? Nangwa hari n'undi muntu musa nambwira ni rero we waruzi iriya susho ya kera, uyu munsi ninjye waruzi Bosco wa mbere, ariko Bosco w'uyu munsi yicaranye na Yesu n'umukiza, natandukanye na bya bindi. Rero hari abantu bakunda kutumenyera mu bihe byasize, ariko Imana igufiteho umugambi ituvana kure na niyitugeza kure. Ndagira ngo nkubwire nta buzima na bumwe umuntu yicaramo Imana itabasha guhindura. Karifu. Rero abantu mwese mudukurikiye ndababwiza ukuri, mbashishikariza ko Imana yacu ikora kandi igakora imirimo n'ibitangaza. Uko waba uri kose, uko ibibazo byakujana kuri kose, ariko Imana iyo yinjiye mu kibazo, nkunda kubwira abantu ngo uzagerageze kudatanga Imana yawe mu kibazo, uzagerageze kudatanga Imana yawe he mu kibazo, ariko Imana iyo igutanze mu kibazo, aho wabonaga ko bitashoboka birashoboka. Bishatse kuvuga ikibazo iyo ushatse kwirwanirira, ikibazo ntago gikemuka, ariko ikibazo cyose ufite uko cyaba kiri ku rwego rwose nuko rungana, Imana ikakigutangamo. Kabone nubwo bwaba ari uburwayi bukomeye gute, Imana ikagutanga muri ubwo burwayi. Kabone nubwo bwaba ari ubushomeri wicaye nta kazi, Imana ikagutanga muri icyo kibazo. Ahatari inzira haboneka inzira, kubera ko ari Imana yagutanze muri ico kibazo. Nukuri. Amen. Haleluya. Haleluya. Namenye yuko iyi Imana yacu ijifata umuntu. Naje kumenya yuko Imana burya kudutinza mu kibazo ari bwo burame bwacu. Kudutinza mu kibazo nibwo burame bwacu. Buriya nja mbona ubuzima narindimo n'ukuntu mbese nari meze nkavuga ni iyi Imana ija kuma amafaranga nkiri umusinzi, kiba ntariho namwe kiba narafunzwe. Ariko Imana iremereka kurindira mu kibazo bitewe nuko igufiteho umugambi ukomeye. Kabone nuko ikibazo kigeramo kuri wowe ukumva ko Imana yakwibagiwe, oya, Imana ntabwo ikwibagirwa, ahubwo nzi neza iyo utinze mu kibazo nibwo burame bwawe. Amen. Mu burame bwawe Imana ikurinira muri icyo kibazo, kubera mbere y'ikibazo, hakurya y'ikibazo hari umunezero, hakurya yo kurira hari uguseka, hakurya yo kubabara hari ukwishima. Niyo mpamvu Imana yemera ikibazo urimo ikakikurindiramo. Kandi naje kumenya neza ko ikibazo cyose urimo, Imana iguha ikibazo ushobora kwihanganira. Ntabwo Imana yaguha ikibazo utashobora kwihanganira, ntabwo Imana yaguha ikibazo utashobora kwikorera, ntabwo Imana yaguha ikibazo kigusumbye uburemere. Oya, Imana ikibazo cyose iguha ibizi neza ko ushobora kucihanganira. Ntabwo Imana yacu yagukorera umutwaro utashobora kwikorera. Haleluya. Ndagira nkubwire weho dukurikiye, kabone ubuzima wicayemo uri kubona ari ubuzima butandukanye, ariko ndagira ngo nguhe ijambo ry'ihumure, wumve kaho wicaye Imana irakuzi. Imana ntiyaguha ikibazo udashobora kugira gute kwihanganira. Haleluya. 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 Reka twumve ijambo ry'Imana. Turi buze gusoma ijambo ry'Imana, turi busange muri Ngoma ya kabiri 20:15. Uri buze kudufasha gusoma niba wahageze. Ibyo ku Ngoma ya 2:15. Ngoma ya 2:15. Ubundi twumve ikimana dushakaho. Ku murongo waho wa 15. Ngoma ya 2:15 uri buze kugeza ku wa 17. Yego. Aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe abaturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati. Haleluya. Uku niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi. Haleluya. Uko urugamba atari urwanyu, ahubwo n'urw'Imana. Amen.
ejo muzamanuke mu batere dore barazamuka ahaterera hagisise muzabasanga aho ikibaya giherera mu butayu bw'iyeruweli. Amen. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Tinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Amen. 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 Iri ni ijambo ngira ngo tuganireho muri iki gitondo. Ngo Uwiteka aravuga ati amen, haleluya, haleluya. Ngo nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuga, mwitinya kandi mwikurwa umutima n'izo ngabo nyinshi. Haleluya. Ndagira nkubwire wewe udukurikiye iri jambo Uwiteka yari ari kubwira ab'i Buyuda, ndagira nkumve ngo izi saha ni wewe uri kuvugana n'umwami Uwiteka. Aravuze ngo mwitinya. Ndagira ngo tuganire neza kuri iri jambo ngo mwitinya. Iri jambo rivuga ngo witinya ringana muri Bibiliya ringana n'inshuro 365. Muri make iri jambo ringana n'iminsi y'umwaka. Witinya muri Bibiliya iyo usomye neza Bibiliya ririmo inshuro 365. Bishatse kuvuga buri munsi uko bukeye kuri weho naho wicaye hari ijambo ba wicaranye naryo rikubwira ngo witinya. Haba mu kibazo urimo hari ijambo riba rikubwira ngo witinya. Iri jambo ndagira ngo dukurikiye ikibazo urimo Uwiteka arakubwiye ngo witinya. Kabone nubwo biguteye ubwoba ari byinshi, ariko ijambo rirakubwiye ngo witinya. Witirwa ubwoba n'ibyo bibazo byinshi ubona, witega ubwoba n'izo ngabo nyinshi ubona zigukikije. Ijambo ry'Uwiteka rirakubwiye ngo witinya. Wewe uri mu bukode witinya, wewe uri mu bibazo byinshi bitandukanye, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo witinya. Buri munsi uhereye ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, itariki ya buri mwaka, ku buzima bwawe wahanditsweho ijambo ngo witinya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haba handitswe ijambo ngo witinya. Waba uri umwana muto, haba mu kazi kora, haba mu byinshi ukora, hari ijambo ryanditse ku buzima bwawe ngo witinya. Ndakurwanirira, nzabana nawe kubera ko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Witinya, witerwa ubwoba n'izo ngabo nyinshi ugize ute ubona. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Arangije aravuga ngo mwihagarare ngo kubera ko urwo rugamba atari urwanyu. Bishatse kuvuga twebwe hari intambara tubona, tukabona intambara tutazishobora, tukabona ikibazo turimo nta nzira ntaki, ariko Uwiteka aravuze ngo muhagarare ngo kubera urugamba murwana, urwo rugamba si urwanyu. Umva inzangano wicayemo hari hagati yawe n'abanzi bawe, hari Imana ishoboye byose. Hagati yawe n'abatakwemera hari Imana ije kukwemeza, kubera iravuze ngo witinya kandi urugamba uri kurwana si urwawe. Arakubwiye ngo wowe wihagararire ngo urebe gusa agakiza nzakuzanira, kandi ngo ntabwo ari kera. Aravuze ngo ejo ngo muhagarare gusa, mwebwe mwireme inteko. Ndagira ngo mbabwire mwese mudukurikiye ibyari bibateye ubwoba, Uwiteka aravuze ngo hagarara muri icyo kibazo urimo, muri izo ntambara uri kurwana, hagarara ukomere. Uwiteka nijogwe kukurwanirira. Aravuze ngo uru rugamba muri kurwana si urwanyu. Nukuri. Amen. 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 Haleluya. Amen. Umuririmbyi we yaririmbye korasi aravuga ngo iyo binaniranye Imana ifata umwanzuro. Iyo binaniranye Imana ifata umwanzuro. Uburwayi bwanze byose bikananirana, ubukene bwanze byose bikananirana. Iyo binaniranye Imana ifata umwanzuro. Ndagira ngo nkubwire ibyari binaniranye ku
buzima bwawe, hari ukubwiye ngo hagarara, urugamba uri kurwana ntari urwawe, ibyo bibazo urimo ntago ari ibyawe. Arakubwiye ngo iyo binaniranye Imana ifata umwanzuro, irakubwiye ngo ije gufata umwanzuro ku buzima bwawe. Kabone nubwo wabonaga ko bitashoboka, ariko hari Imana ije kubikora. Iyo Mana yarwanaga intambara za kera, yatangaga abana ku ngumba, yahagurutsaga ibirema, yahumuraga impumyi. Ndayisabye ngo muri iki gitondo ca none uhure n'ineza yayo. Iyo binaniranye iyo Mana igira ite ifata umwanzuro. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndacyari kurera ijambo ngo witinya. Witinya. Buri munsi iyo umenye neza ngo hari umuntu ukubwira ngo witinya, muri we uje wumva ko hari ibindi byiringiro. Kabone nubwo uje kwa muganga ukabona bakwandikiye taransiferi, baragupimye bagusanzemo indwara, bagusanzemo kanseri, ariko humura, hejuru y'abaganga hari Imana ikomeye. Hejuru y'abaganga hari Imana ivura igategeka bigakomera. Ubwo burwayi ubona ko nta butakira, ubwo burwayi kabone nubwo n'abagiye kukohereza hanze, ariko imbaraga z'Imana, Uwiteka arakubwiye ngo witinya. Urwo rugamba uri kurwana ntabwo ari urwawe. Kandi umuririmbyi waratubwiye ngo iyo binaniranye Imana ifata umwanzuro, iyo binaniranye Uwiteka afata umwanzuro. Uwiteka aje gufata umwanzuro ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana ifata umwanzuro iyo binaniranye. Kabone nuko abantu baba batakwemera, Imana ifata umwanzuro ikabakwemeza. Kabone nuko abantu baba batagushaka, Imana ifata umwanzuro. Ibyo byose ikabikora, kandi byose ikabikorera kwiyubahisha. Nukuri. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Nzi neza ko hari icyo Imana igomba gukora muri iki gitondo. Nukuri. Amen. 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 Ndagira ngo unsomere imirongo 2 yonyine. Yego. Ubundi twumve icyo Imana idushakaho muri iki gitondo. Zaburi 139, unsomere umurongo wa 16 na 17. Ariko Imana iravuze ngo iyo binaniranye Imana ifata umwanzuro. Kabone nukubona nta nzira mu kazi byanze, uburwayi bwanze, ubukode bwanze, ariko ndagira ngo Imana yacu, umuririmbyi yaravuze ngo gakondo tutahawe n'ababyeyi, Imana ifite gakondo mu ijuru. Bishatse kuvuga ibyo utahawe n'abavandimwe, ibyo utahawe n'umuryango, uburwayi umuryango gutashobora kugukiza, ariko Imana y'ibyo byose irabishoboye. Iravuze ngo iyo binaniranye ifata umwanzuro. Nukuri. Dusomere Zaburi 139 umurongo wa 16 na 17. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose. Kandi mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yo kubaho. Bishatse kuvuga weho udukurikiye ukiri urusoro mu nda ya nyoko, Imana yari ikuzi. Mu gitabo cyayo cyo mu ijuru handitswemo izina ryawe. Yarizi kuzabaho, yarizi kuzanyura muri ibyo bikomeye, ariko ntaco bizagutwara. Iravuze ngo mu gitabo cyanjye handitswemo izina ryawe. Yategetswe itarabaho n'umwe. Hanga iyo minsi yawe yose uzabaho, yategetswe utaravaho n'umwe. Witerwa n'ico kibazo, ico kibazo ntago ari ico kukwica, kuko iyo minsi yawe yose yuzarama. Yategetswe ko nta n'umunsi n'umwe uzavaho. Witerwa ubwoba n'abarozi, ntibateze gukuraho umunsi n'umwe. Witerwa ubwoba n'abakwanga, ntaco bazakora. Imana yirabishoboye. Iravuze ngo iyo minsi yategetswe itaravaho n'umwe. Mana rega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri nje. Ngerega Mana ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri nje. Ibyo utekereza kungirira, ibyo utekereza kugirira abadukurikiye, ibyo utekereza Uwiteka Nyiringabo ngo ni byinshi, ni iby'igiciro kuri nje. Erega umubare wabyo ni mwinshi. Ariko Mana wenda gushimye. Terwa ubwoba n'ico kibazo. Uwiteka aravuze ngo ibyo atekereza kukugirira ni iby'igiciro, kandi ni iby'umubare mwinshi. Ibyo agomba kukugirira harimo gukira ubwo burwayi. Ibyo agomba kugukorera hari ukuguha akazi keza. Ibyo agomba kugukorera harimo visa. Ibyo agomba kugukorera hari ukuguha akazi. Ibyo agomba kugukorera hari ukugusekereza imbere y'abantu batashakaga guseka.
nabibara biruta umusenyi ubwinshi, iyo nkangutse turacyari kumwe. Amen. Ngo sinabibara biruta umusenyi w'inyanja, ngo kandi buri ko nkangutse mbona turi kumwe, witinya. Ndagira nkubwire muri iki gitondo, no kuba wahagurutse n'imbaraga z'Imana, no kuba wavuze bikemera, kuba watambutse bikemera, ni ubushake bw'Imana. Aravuze ngo iyo nkangutse tuba turi kumwe. We uri hirya no hino, ndagira ngo nkubwire ngo hari izindi mbaraga ziri kumwe nawe mu kazi urimo, hari imbaraga ugendana nazo mu byo ukora byose, hari imbaraga ugendana nazo. Aravuze ngo iyo ukangutse tuba turi kumwe mu izina rya Yesu. Mana icyampa ukica abanyabyaha, n'abicanyi mwe nimwumva hondi. Aravuze ngo Mana icyampa ukica abanzi banje, nga mwabicanyi mwe nimwumva hondi. Uwiteka kuremera ubundi bwugamo, Uwiteka gushyire nyuma ya kure y'abanzi bawe, Uwiteka yongera guhishe munsi y'amababa ye. Arakubwiye ngo mwabi abanyabyaha abashire kure yawe. Nukuri. Amen. Bakuvuga nabi, abanzi bawe bavugira ubusa izina ryawe. Abakuvuga nabi kabona abonona izina ryawe, kandi nta kibazo, nta nico bakuranga. Aravuze ngo abonona izina ryawe abo bose Uwiteka bashire kure yawe. Abakugenza umunsi kira, Uwiteka bashire kure yawe. Uwiteka sinanga abakwanga, sininuba abaguhagurukira. Amen. Mbanga urwango rwuzuye, mbagira abanzi banje. Haleluya. Mana ndondora umenye umutima wanje, mvugutira umenye ibyo ntekereza. Urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo, unshorerere mu nzira y'iteka ryose. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire, twatangiranye ijambo nkubwira ngo witinya. Buri munsi iri jambo ngo witinya, nakubwiye ngo muri Bibiliya byanditswemo inshuro 365. Izo nshuro 365 ni iminsi igize umwaka. Bishatse kuvuga buri ko bukeye, uko utambutse ugiye mu kazi, uko wicaye iwawe mu rugo, mu kibazo wicayemo, uba wicaranye n'ijambo rikubwira ngo witinya. Ku tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gufunga n'ukwezi kwa 12, buri weho mu byo ukora byose, mu buzima bwose uhagazemo, uba hari ijambo rikuriho rivuga ngo witinya. Arangije aravuga ngo mwebwe muhagarare kubera intambara muri kurwana. Izo ntambara si zanyu, kabone nubwo bikomeye, ariko ntaco bizagutwara. Weho wihagararire gusa urebe. Muri Zaburi aratubwiye ngo nakumenye ukiri urusoro, nakumenya abanzi bawe batarakumenya, nakumenya abakwanga batarakumenya, nakumenya abaguriganya mu kazi batarakumenya, nakumenya abavuga ngo ntago uzashaka batarakumenya. Imana iravuze ngo nakumenya ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Abumva karuko bizahora, Imana bo yagutanze kubamenya. Yigeze kubwira Abisirayeli, ababwira ngo nzaba Imana yanyu, nzashira ubuturo bwanje hagati muri mwe. Bishatse kuvuga aho utuye n'umwanzi wawe Imana ifitemo imbago. Bishatse kuvuga ngo umwanzi wawe mu kazi, Imana igendana nawe, ikakurindira mu byo ukora, ikakurinda impanuka mu buryo bwinshi bitandukanye. Ndagira ngo nkubwire ngo iravuze ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kabone nubwo wabonaga nta bavandimwe, ariko Imana yirahari, iri mu ruhande rwawe. Imana yirahari, iri kumwe nawe. Humura nta kizaba. Iravuze ngo nakumenye ukiri urusoro, ngo kandi nategetse iminsi yawe itaravaho numwe. Bishatse kuvuga abakwemera bakatakwemera, ariko Imana yirakwemera. Imana yirakwemera, kandi Imana ikwemeye iramanuka ikakwemeza abandi. Nukuri. Amen. 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 Ndagira ngo nkubwire muri iki gitondo, ikaritsiye yose urimo, sinzi aho uherereye, ariko hari Imana ije kukwemeza. Imana yakumenye iminsi yawe itaravaho numwe.
iyo Mana niyije kukwemeza. Wa mukobwa we ndagira ngo nkubwire ngo Imana niyije kukwemeza, kabone nubwo abantu batakwemera. Ndakubwira wa mubyeyi weho udukurikiye, Imana ije kukwemeza, kabone nubwo abantu batakwemera. Wa mupapa we, sinzi aho uherereye, sinzi ikibazo wicayemo, ariko natangiye nkubwira ngo witinya. Sinzi situwasiyo urimo, ariko ndakubwiye ngo witinya. Imana yije kukwemeza, Imana ije kukwemeza, kandi ngo abatakwemera bazemera mu izina rya Yesu. Iravuze ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Amen. Rero abantu bo bakubona wavutse, ariko Imana yikumenya ukiri mu nda ya nyoko. Kandi n'abanzi batangira kwirema ari uko bakubonye bageze kuri iyi si. Ariko hari Imana yakurindiye mu nda ya nyoko. Mama wawe akarya ibiryo biri kotsa, ariko bikagera mu nda, umwana ntashe akikubita hasi, Imana ikakuramira. Iyo Mana yakurinze uri mu nda ya nyoko, iyo ngiyo niyo izakurindira hagati y'abanzi bawe, niyo izakurindira mu kibazo uhagazemo, niyo izakurindira mu burwayi ufite ubona ko butazakira, aho abaganga bananiwe. Imana yije gukora. Iyo yakurinze kiriya gihe itaremeye gupfira mu nda ya nyoko, izi saha niyo yongeye kumanuka ku bana nawe. Iyi saha niyo igarutse ku bugingo bwawe. Ubuzima bwose urimo, waba urimo bukode ndetse n'amafaranga y'ikode yabuze, ariko ndagira ngo nkubwire, Imana yakurinze kiriya gihe na n'ubu iracahari. Imana yabanye nawe mu bikomeye na n'ubu iracakora. Nyemerera nkubwire ngo Imana yakurinze, iyo niyo yakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Witerwa ubwoba n'ibiriho, iyo ibana nawe kandi ntabwo ibaranura ku buranga. Buri muntu wese biriravuga ngo uyubaha, buri muntu wese akayemera ngo uwo nguwo yamuhaye ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Yamuhaye ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana. Ndagira nkubwire aho wicaye mu bana b'Imana nawe urimo. Iyo umwana yambaje umubyeyi, naho waba ufite amakosa ameze ate, ariko iyo usabye imbabazi umubyeyi akakubabarira, agera nyuma akakubebeza, akakubaza ngo mwana wanje urashaka iki. Nyemerera icyo waba ushaka cyose, uyu mubyeyi wakurinze ukiri urusoro, nyemerera wumve ko ikibazo wicaye ntabwo yakwemera ngo kiguhitane, nta nubwo yakwemera ngo kikugeze kure. Iyabanye nawe kiriya gihe, ikabana na mama wawe wagutwite, iyo Mana, iyo ngiyo na n'ubu ngubu nije kugira gute, nije gukora. Imana nabonye ifata Dukuzumuremyi Jean Bosco ikamuvana mu biyobyabwenge, ibibazo byawe ntaryo byayinanira. Iyo ngiyo ije gukora, ije ifata umuntu ikamuvana kure kandi ikamugeza kure. Nta ruswa uyihaye, nta n'itike uyihaye. Amen. Haleluya, haleluya. Natangiye nkubwira ngo witinya, wikwibaza ku masezerano ngo impamvu atinda. Niba Imana yaravuze ngo nzakugirira neza, era n'ubundi zakugirira neza. Kandi namenye neza ko gutinda kw'amasezerano niko kurama kwawe, gutinda kw'amasezerano niko kwaguka kwawe. Nta na kimwe Imana yavuganye nawe kitazasohora ku buzima bwawe. Yirakubwiye ngo iminsi yawe yose nayitegetse itaravaho n'umwe. Haleluya, amen. Ariko Mana uzaturengere muri iriya minsi ya nyuma, ubwo tuzaba nta kirengera. Wowe Mana uzaturengere, ariko Mana uzaturengere muri iriya minsi ya nyuma, ubwo tuzaba nta kirengera. Wowe Mana uzaturengere, abarwayi uzabarengere, abari mu bukode uzabarengere, ubwo bazaba nta kirengera. Wowe Mana uzaturengere, Imana
ikurengere igihe uzabona ko nta kirengera, igihe uzaba wicaye mu kibazo ubone epfo na ruguru nta nzira, Imana yizakurengere. Iyi yakurinze ukiri urusoro mu nda ya nyoko, ndayibwiye ngo izakurengere, ndayisabye ngo yongere imanuke muri iki gitondo, yongere ikurengere mu bibazo urimo, sitasiyo wicayemo, Imana ikurengere. Ubwo uzabona ko nta kirengera, Imana yizaturengere, Imana izabane nawe, Imana izagushyigikire kandi ukomere. Ndakwinginze wowe dukurikiye wumve ko hari izindi mbaraga ziri ku bugingo bwawe. Buri munsi hari ijambo riba ryanditse ku izina ryawe ngo witinya, ndagutabaye, ntacu uzaba. Intambara uri kurwana ntabwo ari izawe, izo ntambara Imana irakubwiye ngo wowe wihagararire, ngo urebe akakiza ndi bukuzanire. Ngaho nyemera wowe dukurikiye wumve ko hari izindi mbaraga, wumve ko hari urundi rukundo umwami wowe w'ijuru adukunda. Imana ibaha umugisha. Ijambo nari mfite niri, ariko ndakubwiye nti Imana ibagirire neza kandi bane namwe. Amen. Amen. Mukozi Imana, Imana iguha umugisha. Turasoje akaryoshye ntigahora mwitama. Amen. Usabe utange nimero yawe ya telefone, wakumva yaguhamagara akagira ibyo muganira, akaba yagira inyunganizi aguha, akaba yagira inyunganizi agukeneyeho, ikibazo uzamwitabe. Nundi nurangiza udusengere dusoze. Nimero ya telefone ni 078 333 011 9 8 078 333 011 9 8. Nimero ya telefoni niyo. Uwashaka ko dusenga n'Imana naho yatubonera. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen. Isengesho ryo gusoza. Reka dusenge dusoza. Nanone turagushimye Imana ishobora byose, weho wabanye natwe dutangira, ukabana natwe mu ijambo. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ngaho nyemerera turasoje, ariko weho ugumye kubana natwe, komeza ubane na buri muntu wese wadukurikiye, kandi Uwiteka Nyiringabo iri jambo rikomeza ubwoko bwawe, abari hirya no hino abadukurikiye babwurwe neza, bumve ko hari Imana iri mu ruhande rwabo, bumve ko hari ijambo ryanditse ku buzima bwawe rivuga ngo ntumwitinya. Nyemerera ukomeza ubane nabo, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu.